Duhereye ku bantu bavutse mu kwezi kwa mbere ariko Mutarama, abantu bavutse muri uku kwezi n'abantu bifitemo ubushobozi bwo kuyobora, barigenga cyane, bumva ko ibintu byose bashobora kubikora nta bundi bufasha bwo ku ruhande babonye, bazi gutekereza ku bintu runaka kandi bakamenya ubwenge ndetse no guhimba udushya. Aba bantu ni abantu bakunda gukurikiza amategeko ndetse bagakunda kwita cyane ku bintu by'umuco. Usanga iyo ari abahungu bakunda gutereta cyane abakobwa bo mu byaro ndetse baba abakobwa nabo bikabuko. Niba waravutse muri uku kwezi kwa mbere, ukunda gutuza, nukunda ko byose byawe bijya hanze, ukunda abantu bagutera imbaraga, ugakunda kwita ku bintu kandi ukabyitondera cyane. Umuntu wavutse muri Mutarama ariko nubwo atuje, abazi kubana muri societe ariko ku rundi ruhande agatungurana, akaba yavuga nabi mu gihe hari ikitagenda. Niba uri umuntu wavutse muri uku kwezi kwa mbere, ukunda ko abantu bose bakuri hafi baba bishimye, nukunda na gato kubona abantu bababaye cyangwa se yewe bari mu gahinda. Abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri ariko Gashyantare, urukundo nicyo kintu cya mbere gikomeye ku bantu bavutse muri uku kwezi, ku buryo ahantu hose ari iyo nta rukundo ruhari nta kiba gihari. Ndabantu bagira impuhwe cyane ku buryo kubona ahantu barenganyije umuntu wavutse muri uku kwezi kwa kabiri yumva bimukozeho ndetse bikamubabaza cyane, kandi wenda n'uwo muntu atamuzi. Aba ni abantu bagira intego zikomeye ku buryo izo ntego atabashije kuzigeraho neza aba barabye imbere mu mutima kandi agahora yicuza. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa kabiri ni abantu bavamo ababyeyi beza cyane, by'umwihariko iyo ari abagore ho biba ari akarusho. Abantu bavutse muri Gashyantare baba ari abahanga cyane, bakurura b'igitsina badahuje, bagahindura ako kanya ibyiyumviro byabo mu buryo butunguranye ku buryo ushobora kumubona none ahangaha yishimye, mu kandi kanya ukabona yababaye. Rimwe na rimwe baratuza cyane, gusa bazi kubana n'abandi cyane, bavugisha ukuri, ni inshuti zitava ku muntu, kandi aba bantu bahora bakeye cyane. Uravuba kuko ari abantu batagira ubugugu. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu ni abantu bakururaho badahuje igitsina kandi bagakundwa cyane. Abantu kandi ntibapfa kuvuga ku bintu byose byabo, rimwe na rimwe usanga iyo yakwisanzuye ari bwo kuganiriza. Aba bantu ariko igitangaje kuri bo ni uko iyo badatuje cyane akenshi basaragurika cyane. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa gatatu bagira ibanga ku buryo kumubwira ikintu ngo akikubikire wanakwizera ko nta wundi muntu uzakimenya. Bagira amarangamutima akomeye, bakaba bazi kumva ndetse no kubara inkuru, kandi baba inshuti nziza cyane. Umuntu wavutse muri uku kwezi kwa gatatu aba ashobora gukunda umuntu mu ibanga rikomeye kandi ntabivuge. Akunda kugira inzozi z'ahazaza ndetse agakunda gutembera cyane no kubona ibintu bishya cyane. Umuntu wavutse muri uku kwezi akunda kwitangira abakunda ku buryo kumusaba ubufasha ntabuguhe ubwo ntakunda aba yabigenza. Akunda kwitabwaho cyane ndetse agakunda kwitonda cyane mu gihe agiye guhitamo uwo bakundana. Niba waravutse muri uku kwezi kwa kane, uri umuntu utuje muri wowe, ukunda cyane gukora ibintu byose ku murongo, rimwe na rimwe ugira amahane ndetse uba ushaka ko abantu bagira gahunda, ukanga cyane umuntu wese uvuga ko ari buze gukora ikintu ariko bikarangira atagikoze. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa kane ni abantu bazi guhanga udushya cyane ku buryo kumubwira ngo nakora ikintu usanga yagikoze kuruta uko watekerezaga ko yagikora. Bagira isuku cyane ndetse imico yabo myiza ituma kenshi baba bakikijwe n'inshuti ndetse n'abantu babakunda. Umuntu wavutse muri uku kwezi kwa kane iyo ari ahantu haba hasusurutse ndetse iyo havuye bigaragara cyane ko hari icyabuze. Kubera amahane bagira, abantu bavutse mu kwezi kwa kane iyo batitonze baratinywa cyane ku buryo ahantu bari hari igihe nta muntu uba wahagera. Ni abantu bagira amarangamutima akomeye, bazi gufata umwanzuro, bakubahiriza cyane gahunda ndetse batajya bapfa kubeshya, kandi babahanga cyane. Abantu bavutse muri Mata ntabwo babagira, ni abantu beza kandi bazi kujya inama. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatanu ariko Gicurasi, abangaba ni abantu bahitamo icyo gukora bitewe n'ibyo bifuza. Baba ari abanyempano cyane, bashobora kuvamo abahanzi beza, abakinnyi ba za filime, abanditsi b'ibitabo ndetse n'ibindi bitandukanye ariko bisaba impano. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa gatanu barubaha cyane kandi nabo bakanga cyane akarengane. Iyo utihaye umwanya ngo wicare ahantu wiyiteho, ushobora kubabara cyane kubera ibitekerezo byose ugira. Niba waravutse muri uku kwezi kwa gatanu, uri umuntu ujya ugira amahane, gusa ariko ku rundi ruhande agashira vuba cyane. Wishimira guterwa imbaraga, uzi kujya inama ndetse no kuzigira, uzi gukora cyane, uri mwiza mu isura, uha intego mu buzima. Uri umuntu ugira ibitekerezo byiza, ukunda gutembera ahantu hashyashya, ukunda byoroshye, gusa ukanga cyane ndetse ukanarakarira umuntu wese ukubabaje. Abantu bavutse muri Kamena cyangwa se mu kwezi kwa gatandatu, umuntu wavutse muri uku kwezi kwa gatandatu ni umuntu uzi gukunda cyane, ni umuntu ufuha gusa ariko uzi no kwitonda cyane mu rukundo. Uri umuntu udapfa kwibagirwa ibyahise ndetse kubera kubitekerezaho cyane bituma ubabara ndetse bikanatuma utabaho neza muri ubu buzima bwawe bw'aka kanya. Uri umuntu ugira umutima mwiza gusa utishimira na gato amagambo akuvuzweho. Umuntu wavutse muri uku kwezi kwa gatandatu abagira ikinyabupfura, azi kubana neza n'abandi gusa agakorwaho cyane n'ibintu bitagenda neza muri society.
abantu bavutse muri uku kwezi kwa gatandatu ni abantu bahindagurika vuba cyane. Rimwe na rimwe nabo bavuga ibyo bakabaye babika, gusa ariko bavamo inshuti nziza kandi bazi kubana neza. Rimwe na rimwe gufata umwanzuro birakugora niba waravutse muri uku kwezi, kubera yuko uri umuntu uhora utekereza ku bintu byose. Muri abantu badakunda kugaragaza ibyiyumviro byanyu. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa gatandatu barambirwa vuba cyane, ku buryo kumubwira ngo ndaje mu isaha imwe arimo kumutera icyuma. Mu kwezi kwa karindwi ariko Nyakanga, abo ngaba ni abantu bazi kwita cyane ku bandi, bakaba abantu bihangana cyane, bagira igikundiro ku rwego rukomeye, ku buryo kwangwa uri umuntu wavutse mu kwa karindwi bigorana cyane. Uri umuntu ukunda gutungurana cyane, ndetse rimwe na rimwe ukaba ugaragara nk'aho uri umwana mwiza, ikindi gihe ukaba ugaragara nk'aho uri umuntu mubi. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa karindwi muyoborwa cyane n'amarangamutima yanyu, ku buryo iyo umuntu wakunze gusabye ikintu ugikora icyo byaba bisaba cyose. Nta muntu wanga, ariko nta n'upfa kugira inshuti ubizi ko ntacyo azakumarira. Ibi ngibi rero bituma umuntu wese muvuganye umushakamo icyiza kuruta ikibi, bikazatuma umenya ko uzamufata mu mutima wawe ndetse n'icyo uzamukuraho mu buzima bwawe buzaza. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa karindwi ni abantu basekeje rimwe na rimwe, gusa ariko bagira ibanga cyane, baratuje, ni abanyakuri, bazi guhitamo inshuti, bakagira utuntu tw'uducenga ku buryo bigorana cyane ku buryo wamubona uko watashatse kuzamubona. Kwa munani ariko Kanama, abantu bavutse muri uku kwezi kwa munani ni abantu umuntu yasobanura nk'urukundo. Nibo bantu ba mbere bagira urukundo rwinshi kuruta bavutse mu yandi mezi bose. Niba waravutse muri uku kwezi kwa munani wita cyane ku bantu bakuri hafi, ndetse ukubaha cyane ibyerekeye urukundo rw'abashakanye, ku buryo umuntu wavutse muri uku kwezi adashobora na gato kuguca inyuma cyangwa se ngo asenye urugo niba ari umugore. Uri umuntu wifuza kubona ibyiza muri bagenzi bawe kuruta kubona ibibi byose baba bakora. Gusa ariko kandi uri umuntu uzi cyane kureba ndetse no kumenya ibyo abantu batekereza, ku buryo kubona umuntu mubi bikorohera cyane ndetse ukabasha no kumwirinda. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa munani ni abahanga cyane, biga ibintu mu buryo bworoshye kandi bakanabasha cyane gutera imbaraga bagenzi babo. Ni abantu bagira ibyiyumviro byiza cyane, bagira igikundiro, ku buryo usanga umuntu wavutse mu kwezi kwa munani abakunzwe mu buryo bw'akataraboneka. Bazi kubana cyane n'abandi, bazi kwita ku nshuti ndetse no ku bantu bose bakunda. Ni abantu batagira ubwoba na buke, bagira ukuri byo kugira ngo azibagirwe ibintu wamukoreye bigorana cyane. Bagira igikundiro ndetse no gukundwa n'inshuti zabo, bazi kumva bagenzi babo bari mu bibazo ndetse nabo bagakunda abantu babumva cyane. Kubera uburyo abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda baba bahitamo inshuti bagendeye ku tuntu twinshi, usanga batisanzura ku bantu benshi, ibintu bituma basa naho birata. Mu rukundo umuntu wavutse muri uku kwezi kwa cyenda aragorana, gusa iyo abonye uwo akunda nyakumukunda, amukunda neza n'umutima we wose. Uri umuntu wigirira ibanga niba waravutse muri uku kwezi, wanga ko abantu benshi binjira mu buzima bwawe cyangwa se bamenye ibyawe byose. Ukora uko ushoboye kose ngo uhore ukeye, ndetse iyo wumva udasa neza birakubangamira cyane. Umuntu wavutse muri uku kwezi kwa cyenda aba azi gukoranya amakuru ndetse no kubasha kuyatanga neza cyane, ku buryo umuntu iyo ari kukuganiriza uba wumva atagenda. uri umunyamahirwe cyane, biragorana cyane, gusa nyuma byanze bikunze umuntu wavutse muri uku kwezi kwa 10 aba azatera imbere. Ni abantu babanza kugorwa cyane n'ubuzima, gusa kwihangana kwabo kugatuma bavamo ibyamamare bikomeye cyane, ndetse kandi bakanabasha gutera imbere. Niba uri umuntu wavutse muri uku kwezi kwa 10, uri umuntu w'indahemuka, uzi guhitamo neza, utazi kubogama, ugira amarangamutima menshi, uvugisha ukuri kandi uzi gufata umwanzuro. Kuvuka mu kwezi kwa 10 bigukurira inshuti nyinshi cyane, kandi ukaba uri umwe mu bantu bazi kuganira. Iyo uri umukobwa ubukurura abagabo cyane, gusa ariko ukanga abantu bavuga ku ntenge zawe kuko bituma utisanzura. Umuntu wavutse muri uku kwezi kwa 10 ni umuntu bigorana ko afuha, ababara cyangwa se agira ishyari. Gusa ibi ngibi byose bibaye biba ku rwego rukomeye rwo hejuru cyane. Na kumwe ariko bita Ugushyingo. Abantu bavutse muri uku kwezi kwa 11 nta matiku bagira mu buzima bwose, bagerageza kubona uko buri kandi bakabutwara uko bumeze. Uri umuntu uharanira iterambere cyane, icyo byasaba cyose ngo urigereho uragerageza ukagikora. Ikibazo cya mbere kikubabaza ni amafaranga, ndetse uri umukobwa abahungu bakwibazaho byinshi. Uri umuntu ukunda iterambere cyane ndetse naho ritarugerageza kurishaka. Uri umuntu kandi ugerageza gushakira buri kintu cyose inzira nziza kigomba kunyuramo, ku buryo ibintu byose uba wumva byanyura mu mucyo. Abantu bavutse muri uku kwezi ni abantu batazi neza gufata umwanzuro, bazi gukora, bakora buri kimwe cyose mu rukundo, by'umwihariko icyerekeye amafaranga. Bagira amarangamutima ahambaye, kandi buri gihe baba bumva ibintu byose bashaka gukora byaba uko babyifuza. Uri umuntu uyoborwa n'ibibonetse byose, ndetse kenshi bikaba byagutesha amahirwe y'ibyiza wari ufite, ukaba wabijugunya ukikomereza kandi nyamara wari kubigumana.
ugira ibitekerezo byinshi gusa byose bifite intego nziza zo gutera imbere ndetse no kuba umukire mu buzima bwawe bw'ahazaza nyine kandi nabo bakaba baguhugiyeho. Uri umunyamahirwe ndetse ukunze gukira mu buryo butunguranye cyane. Niba uri umuntu wavutse muri uku kwezi kwa 12 uri umuntu utangaje kuko umuntu wese ukuzi aba akuzi mu buryo bunyuranye n'ubwo abandi bose bakuzi. Uri umuntu w'umwizerwa cyane, uzi kurwanirira ibyo akunda, uzi kuganira cyane, uzi gukunda ndetse no kuvugisha ukuri mu buryo bwose. Umuntu wavutse mu kwezi ko Ukuboza aba akunda gukundwa no kugaragarizwa urukundo, akanga cyane abantu bose bamwereka yuko batamwitayeho. Yanga kuba umuntu uri wenyine ndetse iyo ari wenyine atekereza byinshi. Niba waravutse muri uku kwezi kwa 12 kandi wanga amategeko utumva neza, ibintu bituma uba umuntu utazi kwihangana ndetse ukunda gukora ibintu bibujijwe kandi abizi. Kubera kumenya ubwenge ndetse no gukora cyane, ahazaza h'abantu bavutse mu kwezi kwa 12 hakunze kuba heza cyane kuko nta na rimwe bajya bacika intege. Ngiyo imico itandukanye iranga buri muntu wese bitewe n'ukwezi yavutsemo.